Zaburi ya 12 ku murongo wa 6 nsoreza ahangaha mbabwire ngo Yesu ahagiye kubatereka niho heza kurushaho muri kuva kubwo kunyagwa k'uyu munyamubabaro kubwo gusuhuza umutima ndafashijwe kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umuntu udukurikiranye today aujourd'hui umva ndakubwiza ukuri ngo none ahigize ite ninde uhagurutse ni nyoko ni so wanyu n'uwiteka uhagurutse dala posia nje gushira mu mahoro wowe ba ariko reka dusoze ikiganiro nakubwiye ngo nje vuye mu yibiri ibigwibyanjyetv ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Hello muraho neza nshuti bakunze ibigwibyanjyetv tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi uko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umushumba profete tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Imana ibamugisha suhuje abakunzi b'ibigwi byacu TV n'ibigwi byacu n'ibigwi byanjye abantu bihangane no bwa mbere ngeze hano kuri uyu muryango cyangwa se muri uyu muryango mugari witwa ibigwibyanjyetv ndabasuhuje Imana ibamugisha amazina ni yandi muranzi mwese ni Profete byukura bagirana Noheli umukozi w'Imana nshimiye Imana rero ko yemeye ku uyu munsi nza hano ku bigwibyanjyetv yego ko ndeba wifunze cyane mukozi w'Imana oya kwifunga ni ibintu byanjye ngenda bihorana kuko njya nkunda kubwira abantu ibintu bibiri ngo dayimoni y'igisuzuguro yicwa no kwambara ukaberwa umudayimoni w'inzara yicwa no kurya ugahaga akantu uvuze niko kwambara neza ngo byica abazimu byica iperereza ry'abadayimoni urakoze cyane hanyuma koko by'ukuri witwa byukura bagirana byonyine ndeba ubona ntarabagirana iyo nkubonye mba mbona nyine hari ukuntu nyine urabagiranamo ariko se kuko niryo zina ry'ukuri aho narinuye ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we aho narinuye hahandi mu burara Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we amazina nitwa Hakizimana Noheli ariko byukura bagirane n'izina ry'indirimbo naririmbye irabostinga cyane iko filime imitima y'abantu benshi bituma bangirira icyizere banyita byukura bagirane nkuko ujya wumva ati bose babireba bamwita ngo bose babireba hanyuma rero ubuje kuri channel uravuga uti neretswe madamu wa Pastor Theogene none se kumwereka urabona kuba naramweretswe urabona ari igitangaza nta gitangaza gihari ahubwo njya nkunda kubwira abantu ngo ishyari ni ishuri ryanyuma umuntu yiga agahita ahinduka umurozi abanyeshyari iyo babonye weretswe ikintu cyiza cyangwa se iyo babonye Imana yaguhaye ubuhanuzi bukomeye bakabona n'ubuhanuzi buzakugirira umumaro barahaguruka bakavuga ati wa mwuka wa Kayini uradusanze reka duhaguruke turwanye umuntu ntabigereho ariko icyo nkundira Imana nuko abantu bose baravuze ngo uzagenda ubisimbuka uzagenda ubabanaho bazajya bagucukurura imva Imana nayizizi sibe hanyuma Noheli narindi kubaza ko weretswe madamu wa Pastor Theogene naramweretswe nkuri none se urugendo ngo nkubeshye nawe urabizi ko namweretswe ngo ntabwo pranka ibi bintu ni ukuri kuba naramweretswe nakubwiye ngo kuba naramweretswe nawe ubutuvugana nakwerekwa ibintu kuri wowe nona busore pela zala wizo brere mando uni dry urajya ngo shire mubwire nanjye kimani kumbwiyeho hano turi kuri kamera je nakubwiye ngo ndi umuhanuzi weretswe kandi na n'ubu ndacerekwa kuko umwuka w'Imana ari muri nje Imana yahora ivuga buri munsi nta narimwe ariko Imana itavuga niba mwe muvuga muri abantu ni gute Imana yaguhaye umwuka wo guhumeka ikaguha ubwenge ikaguhereza ikintu cyatuma uvuga abantu bakakumva iyo bwayo yaguhaye ubwenge butuma uvuga ni itavuga Imana yagira avuga kandi irakora reka mbwira isi yose none nyitangariza ukuri kwa nyabo njewe Profete byukura bagirana Noheli iyi Imana nakurikiye nsanga itavuga ngasanga itabona ngasanga itumva ngasanga itumva amasengesho yabera ngasanga itumva ibyifuzo by'abakozi b'Imana ngasanga idasubiza ngasanga ari Imana itavuga nuko aruvuze ngo ihora ivuga iravuga bikaba ahubwo yategeka bigakomera ndakubwiza ukuri uyu munsi today aujourd'hui now iri for free
Josue byukura bagirane Noheli ndimo nje kuri kamera mfite amavuta ndumva n'ikirema nakizura noneho kuko nje na Yesu dufite amavuta turi mana we mana Imana ifashe kuko amavuta nzanye kuri kamera uri kumva neza mama ni amavuta avuga ngo nimuguma muri nje amagambo ajya kaguma muri mwebwe musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa ndumva nzanye amavuta si bya byo kuvuga ngo puranka si byo kuvuga ngo kucyatsa n'abavuga ngo naratwitse niba naratwitse naramaze watwitse bwa mbere ni Kristo wenyine watwitse Yesu niwe watwitse harashya abandi turi gukina mu kibuga Yesu yakorobye urugero Yesu niwe wahatwitse ageze ku musaraba aravuga ngo byose birarangiye Yesu niwe wahatwitse ageze ahantu bita mu bukwe bw'Ikana ahindura amazi divayi akora igitangaza igihe cyo kugikora kitari cyagera yego Yesu arahatwika ngo uwitwa Mose ngo arebye abona igihuru cyahiye vuga ngo Yesu yari yahakongoye kutabivuga ariko uri mu mubiri iri munyamakuru uwo munsi yego hari hahiye Yesu niwe wahatwitse ngo Imana ibwira Mose ngo kwetura inkweto zawe kuko aho ugeze nahera rero aba bose birirwa bavuga ngo puranka ngo gutwika Yesu niwe wahatwitse biramenyekana ko ari we rutwitse wa mbere Noheli ni irihe jambo riri kumufasha muri iyi minsi ijambo riri kumfasha ni ijambo riboneka muri Yeremiya 33 ahavuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utakishoborera kwikuriraho n'irindi jambo riboneka mu byakozwe n'intumwa 28:6 riravuga ngo babandi bategereza ko ari bupfa kindutse cyangwa kenyutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona nacyabaye barahindura ngo ni Imana mu yandi magambo rero mvugira ngo amina nubwo isi yaguteje cyamunara ho muri ijuru ryarakuranguye uko bishinyitse siko bishikura byasamye nk'ibizakumira ariko Imana nizabeho inzira kabiri ijuru tuvuga ijuru turirimba ijuru duhanura ririho bakristo ririho tuzaritaha ntabwo ikibazo ari inzoga wanyweye ntabwo ikibazo ari ibyaha wakoze kubera ko namaze kumenya ko icyaha si inzoga ahubwo icyaha ni ubugome umuntu akora akavuga ngo runaka nzamwica akavuga ngo ariko nigiki cyatuma mbishyira mu bikorwa reka nge gukubita kamitsinge kamutera kanyabugabo kuko kujya gukora ibyo ngibyo ariko icyaha si inzoga icyaha si uko wagize gute kuko Yesu bamuzaniye ngo umugore basambanye bamushyira imbere ye baravuga ngo uyu mugore yasambanye abapagani bari barunze amasiteri y'amabuye bagiye kumutera ngo Yesu arunama atangira kwandika ibyaha byabo hanze ubibonye wese agahita acishene akagenda nje kubwira rero abantu badukurikiranye ngo icyaha si inzoga mwige mwitwaza ngo icyaha inzoga ngo nicyo cyaha burerirwa se ushatse kwita icyaha niba uvuga ko inzoga ari icyaha ubwo ari icyaha na burerirwa bayikura mu nzira ahubwo wireba ku nzoga reba ngo ese nimpfa Imana aho nzajya nzakirwa n'Imana cyangwa nzakirwa n'abadayimoni bwira abantu badukurikiye bajye binywera inzoga nta kibazo ntabwo ariko nshatse kuvuga ngo abantu bakunda gukora ibyaha bakitwaza ngo inzoga ngo niyo yabibakoresheje ugataha kubita umugabo umugore ngo ni inzoga zabiteye noneho ndashimira Imana yasizeho umubyeyi witwa Niba uzajya utaha usare bagukubita 25 wabyumvishije neza ubwo kandi abagore ndabavugiye nimushake muvuge ngo amena ndi kuri kamera gatatu witwaza ngo uri umugore ntiwafungwa utuka umugabo mutoteze narangiza bakujyane bakwereka naho abagore babicaza turashimira rero leta y'igihugu cy'u Rwanda none uyasizeho umwanzuro urajya uva mu rugo wambaye ubusa bira abagore mwirirwa mwiyambitse ubusa mwambaye utumini mwirirwa musenya ingo z'abandi mwigeze zaderira ku ngufu ugere mu mujyi wambaye ubusa bagukubita igisharo usubire mu rugo ujye kwambara uvuze ku kintu cy'inzoga uyu munsi ariko kuri kuzisubiramo cyane urazinywa cyangwa Fete Noheli ntago we aba gisoma ku nzoga njyewe nk'ibintu bitatu nywa amazi nkanywa fanta nkanywa icyayi nkanywa igikoma n'inzoga narazinywaga ariko ubu ntago nkizinywa kwa ko narihariye biriya avuga ngo iyo tugeze muri Kristo Yesu duhinduka icyaremwe gishyashya ibyakera twe kubyibuka kubera iki mbivuze nuko Noheli ndi umuntu wanywaga kera ariko Yesu akampindurira akaba yarampinduriye urugero ngiye kubikubwiriraho iyo utinze ureba muri akamaro ka rotorovizeri ni ukureba inyuma ku bashoferi barabizi cyane ariko iyo utinze ureba muri rotorovizeri birangira ugonze yego none iyo birangiye ugonze nukuri kureba ku hahise Noheli yari mubi nta muntu ari kumuha n'amazi ariko ubu ngubu ndebye imbere bayidawe reka turangire n'abantu ahantu heza bafite umurenge bafite ubukwe baza ahantu bita kuri Bambo niho hantu honyine bakira abantu Noheli mu kanya narebye ikiganiro
Oliva ari kuvuga ngo wari wanyoye, niyo mpamvu nakomeje mbaza ngo se Oliva wa James se yego, ahubwo wagakwiye kumusaba kumbwira ati Noheli mwari mwasangiye. Noheli ntabwo anywa inzoga. Wagakwiye kumusaba kumaza ati Noheli ntabwo mwari mwasangiye. Iki wamusubiza, niki wamubwira? Ndamuziye. Inje gushyira ukuri ahagaragara, nje kumena umuceri. Biriya ni puranka bari gukora we n'umugabo we. Umugabo warahari kwa gatandatu twari kumwe ahantu biti Kabuga. Ariko natangaje n'uburyo arimo araza yiriza abwira abantu ngo umugabo ngo yanoye arahari. Bivuze ngo ukuri kudasubirwaho nuko James na Oliva barabana mu nzu n'ubu bararanye. Ayo makuru yafite neza. Ariko si uvuga ngo nyafite neza, ejo bundi ntabwo nagiye kubikora n'umuyenzi bakoreza umukozi akamvudukana. Ndayibonye. Noheli uzamutse kuri YouTube channel uramenyekanye. Ko mbona uri kumenyekana mu kuvuga inkuru zo hirya no hino, icyo udashyize imbere ari ukuvuga ijambo ry'Imana kandi uri prophet. Ushingiraho uvuga se ko navuga ijambo ry'Imana? Iyo ndebye nsanga urabona. Ariko ngereka nkubaze, uri ambasaderi w'Imana? Iyo Imana igiye kuvugana na prophet ikunyuramo, nje ndi umuntu ugomba kuvuga iby'Imana igeze gute. Imbwiye sinsha erega abanyamakuru nibyo mbabwira, niyo mpamvu uzabibona. Nkunda nadakunda no kubitaho ngo mbahe ibiganiro kweki. Murashaka kongendera mu murongo wanyu, cyangwa se mushaka komba icyo mukeneye, ariko ntimushaka ko Imana ibicyo nshaka. Wewe wazamukiye mu murongo ari kwa prophet. Ndumuhanuzi kandi nibiza no kuri imihanda nzagusesengura. Mvuga ati uyu muntu nshize mu nyurabwenge byuko ndi umukozi w'Imana. Ibyo akora bihamanyije n'ibyo avuga. Bivuze ngo uyu munsi Noheli ni umukozi w'Imana, ati December akaba n'umusesenguzi. Noheli ni inyungu y'Abanyarwanda. Niyo mpamvu banankunda. Akabikora byose. Cyane rwose. Okay. Noheli wavuze ko Asiya mutakibanye. Uvuga ko ushaka umugore umeze nk'ari yakura. Kubisekaze. Waba waramubonye. Ahubwo umugore ufite gahunda yo kubaka pana bya byo kwirirwa abantu baza kwirirwa bacyatse. Ufite gahunda yo kubaka, waba uri mu Rwanda, waba uri muri diaspora cyangwa uri hanze. Ahamagara prophet Noheli, ndumva ashaka umupapa njewe. Uri ku isoko. Ntabwo ndi ku isoko, ahubwo bava ngo ku isoko. Uri ku isoko. Ubu aka kanya ubonye umufiance warongora. Cyane rwose nk'abapapa w'abana. Umukobwa wari wese udafite amafaranga se byavamo buriya. Ariko se kuki muhita mwibanda ku amafaranga arasheri ku rukundo nirushira. Nuko rwawe rwahise rwerekeza kwa ari yakura. Ariko naravuze ngo nkeneye umuntu umeze nka ari yakura, bitewe n'imico myiza afite, bitewe n'ibikorwa akora. Ndashaka kuzamubaza. Narwo navuze ngo kwanza ngo niwe nkeneye kugira umugore. Naravuze ndumva nifuza guhora n'umuntu umeze nka ari yakura. Uzi impamvu nabivuze? Niba dore imbogo yaraje abanyamakuru mukihandagaza mukamuhuza na Bruce wa Yezo akaza ngo Juno kizuziyenza mukamuhuza nawe. Ni gute bya ahubwo nimukajya mwiga munacura umwuka. Reka mbabwire. None se njyewe habuze umuntu wamuze nari yakuru ngo tuganire. Muganire ku ijambo ry'Imana, mubaze ibikorwa ukuntu abikora, mubaze ibikorwa byaho bigeze. Ariko usanga muri kuza ngo umugore ubu prophet umusore w'igishongore nkanjye w'igihangaje. Uri mu Imana. Urabona ntabura umugore mwiza mbana nawe. Nta nubwo nsebetse. None ko umunsi umwe uvuga ngo navuze nk'umeze nk'ari yakuru, ubundi ukavuga ngo bibaye byiza bampuza nawe. Impamvu nyine none abantu rero b'abanyamakuru namwe murasetsa. Ndifuza guhura n'umuntu umeze nka ari yakuru, kandi ari yakuru nawe duhuye nkamuganiriza, nkamubaza byinshi. N'umuntu afite byinshi yagezeho, n'umuntu ufite ibikorwa yagezeho, nkamubaza kandi nubaha n'Imana. Impamvu nabivuze ni iyihe? Kuki se natavuze Butera Knowless nkavuga ari yakuru? Nuko namubonye njye ari yakuru hano twahura ubundi murahaza. Twahuye yagiye kwa Rutayisire Antoine. Yego. Anamuhata ibibaza agira ibyo amubaza. Ndi mu bantu basenze. Uzu umuntu waba warasengeye umuntu witwa Iva Buravani atarapfa. Uretse ko ubungu Imana yamuhaye n'iruko ridashira kandi nkomeje no muryango nkukomeza nkubwe ngo wihangane kuko ari mu ijuru. Nje nakubwiye ngo ndi umuhanuzi kandi ukuze pana babahanuzi babana muri mayindi. Noheli ko abantu bavuga ko ibintu byose uvuga akenshi uba bivuganyeho na Pastor Claude, se nibyo? Pastor Claude wese ko nanamuza ahubwo. Ba Claude nibesha, ari Claude Ndahimana mu miduha, hari Claude duturanye hano hirya. Nyine barahari nabo ni ba pasteur. Hari Pasteur Jonas, abo si babandi naba uri kuvuga.
Pastor Claude ntago umuzi. uravuga sura ngo witwa ngo Imana ifite PS Yego. givuga ngo nyine uvuga gutyo Claude wo mu Bugesera Yego. uriya mvugana iki nawe se ndi umwana we yarambyaye ndari warangaburira amenya ngo Prophete Noheli karuvati ye ntabwo itebeje neza reka nyitebeze Ariko ntabyo mvugana nawe nyine ibyo birahagije nta kintu mvugana nawe Okay. Noheli niki wabwira abadukurikiye aka kanya? reka mbabwire ngo I love you so much and God bless you in the name of Jesus Christ. Ku kigendanye n'ijambo ry'Imana hari umuntu ubabaye uri mu kigeragezo uri mu gahinda. Ufite Bibiliya muri telefone yawe? Yego. Ndeberera ijambo ndibasomera. Riboneka muri Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere. Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere. Ngiye kubahanurira mu izina rya Yesu. Tukiri kuhashakisha havuga nguki? Nyine hashake ahubwo reka mbabwire niringiri rije. Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere. Ibice 2. Yego. Dore mu mpinga z'imisozi. Haravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi. Amaguru yuzanye inkuru. Karashobotse akabadayimoni baragatoye. Dore mu mpinga z'imisozi. Amaguru yuzanye inkuru nziza. Yego? Akamamaza iby'amahoro. Akamamaza iby'amahoro. Yuda we. Ntabwo ari Yuda ubwirwa yewe kana gara anje. Yewe Manuel udukurikiye we. Komeza ibirori byawe. Komeza ibirori byawe byera. Higura imihigo. Peta lazala wi mando unidra. Ndakumva ma. Higura imihigo yawe yose. Kuko umunyabibi atazongera. Kuko umunyabibi umwe wakuvumye umwe avuze ngo ntuzashaka umwe avuze ngo nta rubyaro atsembweho pe. Yego. Atsembweho pe. Reka nongereho ni dese iboneka mu byakozwe ni iboneka muri Yesaya. Yesaya 12 ku murongo wa 6. Zaburi nako ya 12 ku murongo wa 6. Zaburi ya 12 ku murongo wa 6. Nsoreza ahangaha mbabwire ngo Yesu ahagiye kubatereka niho heza kurushaho muri kuva. Kubwo kunyagwa k'uyu munyamubabaro. Kubwo gusuhuza umutima. Ndafashijwe we. Ndafashijwe. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Kubwo gusuhuza umutima k'umuntu dukurikiranye. Today aujourd'hui ya. Umva. Ndakubwiza ukuri. Ngo none ahigize ite? Ndahagurutse. Ninde uhagurutse? Ni nyoko niso wanyu. Ni kuwiteka. N'uwiteka uhagurutse. Dala posia. Nje gushira mu mahoro. Wowe ba ya ariko reka dusoze ikiganiro. Nakubwiye ngo nje mvuye mu yibiri. Nje mvuye mu yibiri. Ni viri wacu cyangugu mu mashyuza. Aho mvuka. Nje mvuye mu yinga mu yibiri. Ndumva mfite imbaraga z'Imana kubwo kunyagwa k'uyu munyamubabaro. Ariko reka nkubwize akira Imana iguhaye kamera. Pela sala wizo breremando. Imana iguhaye ibikoresho we kuko atiraga. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Umva. Buratse gato mbanze mpanure ntabwo Imana bayivugiramo. Ndumva Imana iri ngiye guhanurira isi yose. Ndavugana n'umuntu nkurikiranye. Ndakubwiye ngo Imana irahagurutse ku buzima bwawe. Amina. Ndakubwiye ngo Imana nyoko bukadahari so wanya dahari muyomba wa dahari imiryango idahari Imana iraserutse kandi ije kugutabara. Ndavugana n'uyu hari umuntu Imana nyeretse uri mu gihugu cya Canada. Zenewinima dobrere mando unidra. Reka nkubwire akira ubwene gihugu washakaga Imana yabuguhaye. Nitwa Prophete byukura bagira Noheli ndagiye iyo mfashijwe nditahira. Hari ikintu ushakaho kuko ndumva ndi mu mavuta. Mana kala wini mini fozo brerman. No kuri kwima Imana ivuganye no mu diaspora hari hose. Ngo ni Imana imugiriye imbabazi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ngo ni Imana ibashyigikiye. Yego. Kubera ko mbonye imbaraga z'Uwiteka. Si nibyo. Aho uherereye hose Imana iravuze ngo ihagurukijwe no kuza kukurengera. Yego. Ndashoje. Akabazo kanyu. Nukomeze kunshyira mu mavuta rero sinzi ko biri buvemo. Iyi kamera ndimo ndabona ngiye kuyimena kubera ko ndumva ndi mu mavuta. Uvuze ko uvuye mu masengesho y'iminsi 2. Niki Imana ishaka abantu muri rusange? Icyambere Imana yavuganye nanjye kizanye ikintu cyitwa umwuka wera mu bantu. Icya kabiri ije kubabarira ibyaha abantu bakoze. Icya gatatu uyu ni umwaka w'uburumburuke. Abantu barashomereye barakakara baba nk'inkwi z'imishove.
baba nk'inkwi babaye nk'ibiti ariko Imana nabonaga ndi gusenga nijoro nagiye kubona mbona umuntu yamaye ikivomesho mbona arambye kuvoma amazi ndavoma ngenda minjira ameze nk'uminjira ku ndabo iramya ngo niko igiye kuminjira umwuka wayo wera mu bantu badukurikiranye igiye kubavomerera igiye kubavomerera kandi abiha ngo baravuga Imana igiye kubatezeho kuko mbonye Uwiteka aje intama zigiye kujya hano ihene zigiye kujya hano ibyo bintu bigiye kuba reka tubashimire Yesu abumugisha ikibazo cya nyuma mbaza Mana yanjye uratuma njya mu mavuta menshi mavuta wavuze ko ufite ubuhanuzi bwa Sabe ariko wabuze uko umugeraho iyo umuntu afite ubuhanuzi bw'umuntu agira uruhare mu kumushaka ese ubwo buhanuzi bwe waba warabumugejejeho yaba yarabubonye nashaka bwemere cyangwa bwihorere nje ntabwo nshinzwe kumenya umuntu umwe niba narahanuye naramuhamagaye kuri telefoni naje kubona nimero ye yego ibyo twavuganye arabizi narasenze Imana iramutabara hari ikindi rega ntabwo ari ngombwa kuzana bifitanye isano no kuko nabwo abahanuzi bwavuga ko umugore wagiye kwicwa abandi ngo wagiye ngo kuroha hehe ninje muntu wasenze ngo Imana itanga amahoro kwa Sabe hari ikindi itanga amahoro kuriho amagambo y'ibiki n'ibiki byose adesheje Imana icyubahiro njyewe noheruza ikintu abantu bazanziza kuvugisha ukuri no kurwanirira Imana ishaka ninjye muhanuzi ukiriho ndihamirije imbere y'Imana n'imbere y'isi yose ukiri mu mwuka w'Imana bandi nabo kuza kwirirwa bacyatsa bashaka indonke n'indamo reka tushyire Bibiliya hasi tuvuge Luka tuvuge Zaburi tuvuge Matayo tuvuge ureke Imana itazagerera abantu bayo neza niki wabwira Noheli niki wabwira nibishaka icyo nabwira Noheli uyu mwicaranye Noheli Imana iramukunda ni umuhanuzi ukomeye nibishaka Theogene yego ijambo riravuga ngo nimugoma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwebwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa niyo message umuhaye cyane naguma muri Kristo Yesu azari ibyo kurya byo mu gihugu ariko ntatagumamo akicomora muri Yesu azahura n'ingaruka zo hanze ni hano gumamo muri Yesu niho tubohokera muri Yesu niho turuhukera nigatondo shira ku rutonda akabitondagura umwami w'abamara akabya hungura abakoga mutambire ku magwana nijoro guma Daniel yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera niba mara gukomera Yesu Kristo azabakoresha iby'ubutwari saba rero Yesu abumugisha bakunze ibigwibyanjyetv twari turi kumwe n'umutubirwa Noheli turagushimiye cyane ya murakoze Imana bamugisha wenda hari umushaka kuvuga ati Noheli turamushaka ni 0780 52 90 iyo niyo nimero wambonaho 0780 52 90 mbibutsa neza ko muri bujye kw'Ihumuretv Rwanda mugakanda subscribe no kunzogera mukabona ubuhanuzi Imana inyuza muri ngewe mukazana hano kubigwi nyine byanjye n'ibyanjye ibigwi byanjye ibigwi byawe ibigwi by'uyu munyamakuru kandi subscribe ujye kunzogera ndetse banaguha amafaranga niba tanayaguha Imana igiye kuyaguha kuko igiye kuguha kamera igiye kuza n'ibindi Yesu abumugisha murakoze cyane ibigwibyanjyetv ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe